ikintu cyanunguye nuko no mugabo yakuyemo nkarira kandi wari uvuye ku mugabo nyine yakumva amanyabwenge. Hello tugeze kuri Kubumwe TV show, tukaba twaje turi babagore bazaba gatitiba, tukaba twaje kubaha show. Akuri kumva icyo atari icyubahiro. Narose yaho tuvuze ngo ni babagore ngo b'abastari, baravuga ati ni babagore babagatitiba, ni babagore ngo bafite ikibazo, ni babagore bafite abagabo batazi kwizigamira. None harana nabonye yakari bari kumubaza ngo ni iki kintu cy'agaciro ufite mu buzima bwawe, ngo nyine gihenze. Aravuga ngo man ibaza ngo ni ikuvurure. Ikuvurure ubwo ni nka 20. Veri nago nige wayiguze. Ni yihe ya 12. Ibaza igihe bahereye bakora, sibyo? Ya mafaranga ye yari yamaye. We ibaza igihe bahereye bakora bano bagabo. bakora akaba rero agaciro afite ari kuvurura. Ahubwo ari kuvuga amato. Uri kumva noneho nzovu baramubaje ati ni iki kintu cy'agaciro ufite mu nzu yawe umuntu uje yakwiba, ngo ni matera y'ibihumbi 120. ubwo ko abagabo barashobotse koko, nibo bagabo bagezweho. Uzanabaze bandese ziraza gatitiba ntago batwokeje. Njye kwa Nzovu najya ngiye gucumbika, kandi gucumbika nawe ubuje gucumbika umuntu yakicumbi. Njye Nzovu yaracumbikiye nuko atari hafi gakumbana. Jabana yajewe barabagabo baratangaje ko bakundana, imico yabo ni umva bose. Iyo umwe akoze ikintu noneho Nzovu kabaye muri Amerika. Wose we ninde wakuzanye kuri kamera? Nawe ujye ushimira wakuzanye kuko reka tubashimira. Nawe nkuko reka tuvuga ba Nzovu nabayaka. Mwarakoze, Imana izabibahembera. Umuntu aba mubi akagira cyiza cyayo. Niki cyiza? Yakanashya aragira nta mutima mubi yibeho nk'uzapfejo. Nimba akoreye amafaranga aruhuka yamaze, ejo azasubire mu kazi ariko nta n'igiciro afite. None none natunguwe no aramwe ngo wese wangurije 5. Kandi uwo munsi twese nyine uwo munsi bukeye kwese twakoze nk'ibihumbi 50 ku munsi. Ariko kandi abizi anafite amafaranga. Apfa kuba afite nomero z'abantu ahera ku murongo. Dusa wangurije kana kangurije. Hari nawe ngo ngiye ngo 5 cyangwa 10 uzayankuraho ningukorera. Ariko gusa yaka atandukanye na Nzovu we agira ishyari mu mutima. Akahita bati ngo sindi bukorane nawe. None kugira ngo uzakorane nawe akahita avuga ati rero bira bintu nubwo nayivuza kuri kamera. None hari ukuntu agera kuri kamera akigira umuntu nyine ubabaye ufite icyagahinda. Ariko inyuma ya kamera akahita ambwira ati Esther ati ngo bara basi tugene ngugurira inkoko cyangwa tugere ngugurira akabenzi. Sumvishe mu kanya ko nambwiye ati mbabara nimugoroba ngusohokana. Ejo nzaba numva ibyanyu. Oya Nzovu ntabwo yakwiye kunsubira mu maguru pe. Ngiye kwa Nzovu nagiye ari ukuncumbikira pe. Nta mafaranga yaguha kugira mwongere murazi. Ishana namwe ubwo se nka yaye kubita nk'ibihumbi 500. Dore ikibazo cyawe yakura. Yavuze ati za nama ze z'ibibina atanga agabati ntibayabariye. Ngo buse ntibayabariye. Uwo bakobwa barayabariye ime azajya kuyafata batonze umurongo. None Nzovu yabwiye Jita afata imvara nkubwire Jita umuhungu wanjye nkunda. Libura umuhungu sevinga ndagukarabye. Abwira Jita nta muntu bagenda no sevinga ati reka gusevinga. Jita nawe ngo yabikoze ukwezi kumwe ko ngare koko ngo birya bya bintu adasevinga ku mugoryi buraguye asanga ntago bikora. Sumva rero ibyo wasije ibintu byo kutasevinga bijya. Bari abagabo barasekeje. None se dusa. Oui. Wowe ni ikihe kintu cy'agaciro ufite umuntu aje mu nzu yakwara ko batari? Yewe ni ibintu byinshi. Hari televiziyo, hari matora, hari intebe, hari tanda. Igihenze ufite kurusha ikindi ni iki? Byose nibihenze. Byose birahenze. Kurusha ibindi. Kurusha ibindi kiri hejuru. Gifite agaciro kangahe? Ni televiziyo. Ya 200. Ya 200. Hagakurikiraho matora ya 2.5. Ahubwo matera niyo ifite agaciro kurusha televiziyo. Y'iryitanu. Hagakukiza intebe z'iryitanu. N'ibindi bintu. Ibaze by'agaciro. Zose agaciro. Ukumva atari agaciro. Nje nacyo. Televiziyo. Ariko Esther afite ibintu by'agaciro.
we ntago yanyweye oya dore ukuntu afite ibintu by'agaciro nabonye bidakora nabonye bidakora dore ukuntu afite ibintu by'agaciro afite televiziyo afite haryo cya kintu kigira nene afite bafure afite cya kintu gitanga umuriro harya ni igiki ufite intebe nakumuyaga vandarateri ahubwo urana akazi wagiye umbabara ngo afite cya kintu gitanga umuriro afite vandarateri afite amatoro turi gusenga Imana ahubwo Imana izatubabarire izadutuza mu mujyi wa Kigali Imana nk'undi Kigali mu buzima inye Kigali iraryoshye imyaka 8 kuko urumva nge nayijemo mpita nshaka na papa w'umwana tumaranye imyaka 6 indi ningi maze tutabana ubwo ni 9 ahubwo umwaka ni wa 9 ni iki Kigali yakwigishije fo ni byinshi cyakoze nabimenye nyuma kuko mbere nabanaga n'umugabo niwe wamahiraga niwe wishyura niwe wamenyaga ibintu byo mu rugo ariko ubwo nyuma maje gutandukana nawe menya kwishyura gato kuntu bimera menya ewana gufatanya nawe kwa gukamenya guhaha ariko none ubu ngo ibintu nzi shabagira ngo maze imyaka n'imyandiko Kigali shani byinshi wa muntu ikintu cyanunguye cya mbere nyimara gutandukana n'umugabo urumva nagiye kubana n'abakobwa urumva barambwira ati mvare mama runera utuvane iyo mitato yawe ariko umva uje inzu zazo yishyura no guha umva buri kimwe cyose atutanye kandi unywa inzoga tugese namoga n'inzoga ndavuga ati mana nyine ndavuga ati dorgo narindiriye noneho ndabyibuka bamaye pasi bwa mbere bwa nyuma bamaye linye y'ahantu i Butare amaye uratega ugi Butare icyo gihe ndabyibuka Ewana banyambika nk'abakobwa nyine b'ikigali cyagera ndi umurokore nyine arisenyeraga nibero muri ndi umuririmbyi ndavuga ngo mana isi nimenyera umugabo umwe ndagenda uwo muntu aranegera ngihuye ngezankiraho brushette ibiti 3 ndabikubitira n'inzara yose Primus yarananira nzunguza ikintu cyanunguye nuko no mugabo yakuyemo nkarira kandi wari uvuye ku mugabo nyine bayamvamanya ubwende niba ari ikintu kigora ko waramenyereye umugabo umwe utazi indi mico ukahita ugenda ukabona undi mugabo ariko nyikima nibyo ngibyo byararangiye ariko nyuma ewana nabigiye mugira ngo mbimazemo nk'imyaka 100 nose warijijwe nuko umubonye cyabari nawe ukuntu yari kigabo kinini ndavuga mana ndapfuye none ndapfuye mana we ndavuga ati mana ndengera shaje cyo kintu cyaranunguye nene maje kujya ahita mwango ngiye kuko kuri muri roge nago nari mbizi nagiye muco kuri muri roge nari mbizi nicyo kintu cyanunguye mu buzima ariko ubu ngubu Kigali yose ndayizi waramenyereye gusa niki cyagutunguye iki cyanunguye Kigali nuko wenda nimba tubana mu gipangu kimwe buri wese amenye ibyiwe hari gihe mubona nashize n'ucyumweru buri Kigali urimenya ngiye mbona wimenya usko niyo n'umugore mbwa mwarwana na munaza kugutabara ariko nko mu cyaro batabatora bose bakuzurana hagakubita umva ego ko mana Nyagasani ariko Kigali nyine ni Kigali bisheya koko Kigali ni ahantu hadanje ubuzima bwo mu cyaro ni Kigali ni byiza ari ibi hari iby'Kigali akuzi ko mana akuzi ko nawe ugereranye uzi Kigali kamanze nkubwira mu cyaro babaje gutara amakuru bakuvuga nago babaje kugura ahubwo Kigali mbako nikiza cya Kigali niyo wakoga amazi yonyine ukisiga gikoto niyo wakwisiga buto mana Kigali usa neza Kigali niyo wajya none Kigali nibazi kurya utujyo twawo nyine utujyo dukeya no mu cyaro kandi mu cyaro ikijumba kubita inkoko ikijumba noneho ngo dore mwariye umuceri none njya papa yanguriraga umuceri nabaye wa 8 mu ishuri akambwira ati mwana wanjye banza wicare haro banza kubitira uwo muceri nawe mwana wanjye rwose wize neza nago wize nagarukiye mu 5 primaire bro bazanakurabure cyongereza ndagerageza byote washobora gusaba nk'akabyeri mu cyongereza of course ngasabe twumve iki akabyeri saba akabyeri mu cyongereza bati wamfashije ukama nk'agacupa nuko navuga ngo sister welcome beer no se beer si mu cyongereza cyangwa ni mu Giswahili nyine wowe ushaka urugero ushaka nko gusaba byeri gusaba byeri ukinjira nka hano kabase ko nashakaga akanoresi na brushette 2 n'ibirayi 2
navuga ngo iki mu cyongereza. okay ubwo nakwinjira ngavuga hello akana kansubiza hello give me beer give me wamvuga ute umvuga nabi Imana ikanzamura ndacyo ubu sase abize ubu reka nkubwire se ari abantu ndusha ubushobozi bize banarangije kaminuza ibyo ngibyo ntabwo bigenderaho ahubwo Imana igendera ku ibyo nta nubwo igendera ngo warize cyangwa ntabwo wize uretse Esther asaba ibirayi mu cyongereza nabisabe ngahita mwati sister give me hajya ibirayi igitoki ni ndizi ni banana ni banana umuneke ni banana ikirayi bakacita ni binizi ni bishyimbo nabyazayo ariko si wambwiye ngo wagiye mu Bugande nimbwira mbivuga mu Giswahili base kandi warakoze no muri restaurant vuga mu Giswahili y'abanuzi ndavuga mu Giswahili ubwo ngiye nko muri restaurant ngiye kwaka icyo kurya ubwo nakwinjira ubwo nkavuga ati sister njoo uri kumva njoo unataka wali chipsi maharage mchicha supu mchuzi wa nyama cyangwa mchuzi wa binyebwe yo kuva mu ishuri byagenze ute wensakuriza iki manza ni kigano sana ye narivamo mba nicaye kuri kamera abone yuko ameze ukaryiga bari kuba n'umukene uko njyewe nigaga uni numvaga intego zanjye ariko uzaba umupolisi we nayo kureba kuziga kwaho no mu cyaro abizi ko mu cyaro udindira ukazasanga ndacyari inyuma ariko urumva nageze i Kigali bunsigaye nicara kuri kamera nkanywa n'agafanta waracanga mu nk'umwana wo kwa dade ako ibyo by'umwana byo kwa dade urabikunda adafashe super dipe ntarifasha dusohoye ngo waraminuje mu biki muri kaminuza ahubwo wize ibiki mbabaranye ntabwo nize abantu bose barabizi ako ngo baragarukiye mu wa mbere inde ni mu wa mbere primaire ni secondaire ndabikubwiye siko wavuzira namuzaho nageze musagarukiye makangaye ntabwo wize wowe bavuga n'ibyo ntabwo njya mbeshya ibyo gatiti ibi byabavuga n'ibyo zagatiti zose zarize nazo zitazi Kigali nazo gituma utaguma kubana nayo n'iki ni imico byanze guhura nakekana wagukorera utazibagira ukavuga ataka ubu yakakora ibintu byinshi hari ukurara hanze hari ukubyuka akanyomba agasanga bakoze amakosa yose amuriho nyine gituma uhita uvuga ati ndakurekuye ngewe ko ari wowe wijyana se n'injye umujyana buriya umuntu yirukanka icyaha kimwirukasa ntawe umwirukanishije agakora amakosa Imana imureba bikarangira ati ndagiye baravuga ati dusabe niyumva ibintu nabikoze niyo mpamvu urayaka niyo mpamvu yagiye kwa dusabe asohokana imyenda yonyine si yaba yarazanye aba yazanye imyenda agasohokana imyenda gusa yonyine akahita akahita yigendera rwose ntibimugore bakita mvuye Kongo aragenda akahita kigura cya kindi cy'igishashi London kigura 2 cyangwa 2,500 ikihumbi yaguze cya kigura urabona abahungu amafaranga bakorera bakaba bashyira muri mvuye Kongo nge naramwemeye namugura ivarisi nuko yayitegurisha Imana na kangahe urari iki gituma baguma ari close we na oya yakana yakubwa mbere azi buriya yadusubirana ejo bundi nagiye ko nambona yetetanye imyenda mu gafuka basi nayijisha akagura envelope kuko nzi ko nta myenda myinshi bagira kurubita ku rutugu abana bagabo mani ngiye mu rundi gihe bwa mbere aza nari nzi ko ari ibirayi nzaniye nabatse mu rundi nzaniye ibirayi aragutuye umuguru nambona ni imyenda yuzuyemo ako sema niyo waba uri dukorera amafaranga rero hano basebye abantu koko niyo wagura igikapu cy'ibihumbi 10 koko cyari gihagije
kuba uri umuntu w'umukobwa agatwara imyenda mu mufuka. Murundi Hari abakobwa nzi batwara imyenda mu mifuka. ni si murundi se. yimutse Baje nk'iwawe. kugusura se Of course. yikoreye ngo kiwingwa ngo yamurangiye umugabo ari Ababeshya rwose ndakareka kingwa n'aba yababuze ngo arajya kumurangira. Hari umwana we kashyushyera. Ejo turi ku nganja abwiraga Dani use ngo wanshakiye umugabo. Yego. Uzi Arashyushye. ko Nzovu yamubwiye ngo ngwino nkwigira umugore cyagiye. Mbona arabyemeye mbona. Ariko ngo yabonye ahantu abanga asigaye yikodeshereza. Nzovu burana uko yabyanze. Hari umuntu bamukodesheje. Ariko nyamara ngo sinzi ukuntu bamunajya ngo mu mutwe ne haburamo akantu. Yarazaga akanyongora kwa Sita imico yaho ntabwo mashaka. Sha. Ahubwo yaranakoze undi hari ikintu imari gukurira mu nzira. Nta muntu nkucumbikire mu Wari gitondo. kumucumbikira. Oya sinabyanze simba naramucumbikiye. Agira imico itari myiza, no kugenda asebya abantu. Naratekereje ukuntu ari kugusebya. Agenda asebya abantu, nase ukuntu yasebye Nyamabondo ngo ibiryo bye ngo biraruze. Undi muntu arampamagara arambwira ati reba ukuntu ari kugenda avuga Esther nawe araje kwanika umujyanye hehe itamureka kuriya cyagiye ngo yari kurara nimba ari muri ringo nimba ari kwa mudugudu uriya yavuye iwawe atazi niyo yagiye. Yego akagira amagambo. Inzoga wa munsi banyanika. Cyagiye wa munsi banyanika bakanambesera. Cyagiye fisa ku none iyo wasinze nono bagushyiraho n'ibitana ari byo bakubwira ngo bagukubite mu kabari atari nabyo ako nyine ko ubu bimenyereye nyine. Byagenze ute byatangiye gute? Gute? Hari ngo saa 8 z'ijoro. Fisa yari saa 8. Fisa aje kureba uwo muhungu wanyane simukade kuko uwo muhungu ari wa Fisa. Kumbi Fisa arangije abo ahita ambwira ngo Esther ngo ubundi bagukubite mu kabari ngo wowe kwa nguve ko bagukubite mu kabari naye amafaranga nituyishyure none wifate wirume inyama muri Fisa ariko kugira inama inyamunini ibyo bintu wabishobora roho ngo amarasaze ngo polisi niza ngo kandi ngo yereke ngo amanuke ku mwenda ngo amafaranga ngo n'uburi naye ngo turi bubahe ngo n'ubundi baranakwishyura n'ayandi ndavuga ati shana ngo kwiruma byose nabishobora wenda kuvuga ko bangubise urushye byo ndabivuga ariko kwiruma ntago nabishobora nakubwira ngo ikomeretse ntago byakora we yambwiye ukuntu ngo yirumye ngo inyama arayicira shumi uza amafaranga bamuhaye kugira inama ngo nawe rubanda rurakomera cyane rwose ibyo ntabyo nashobora yanshyize ku video yayishyize hanze uzi ko hari umugore twari duturanye yarwanye n'umugabo we agahita afata urwembe akikatagura vugisha ukuri mana hari abantu bafite bavuga ati kuba bazi ko nyine kuko nka kuranzo bavuga ngo